ndashima Imana ko tuzutse amahoro turi bazima twese. Manshimye ku mashimwe y'abantu bose bagiye bashima ndetse n'abatashimye, si uko batayafite ahubwo hari uburyo bwinshi bwo gushima Imana. Gushima Imana si ugutandukana gusa wenda mu buvuge mu magambo, ahubwo biri mu buryo bwinshi. Wicaye aho uri gushima Imana, uri kuramya Imana, uri kuyihimbaza mu buryo bwinshi butandukanye. Amen. Nari navuze ngo igisimba cyane kigeze turakomerezaho pasiteri asirimbe ntabwo kera iminota kera irashize, ariko nta kundi nzobwa igisimba nayoboye. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice 2 no ku murongo wa 14. Yaba mwari mwahaye pasiteri na mikoro kugira ngo akomeze adufashe. Some Abaheburayo 2:14 haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe ruhinduke ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Amen. Amen. Dusomeye Abagalatiya Abagalatiya 4:6-7 haravuga ngo kandi kuko muri abana bayo nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu avuga ati aba data. Nicyo gituma utakirimbata ahubwo uri umwana, kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Amen. Amen. Reka tuganire mu minota mikeya dufite. Baje gushima Imana ko yabanye natwe nk'itorero. Nkunda amateraniro yo gucungura iri kanisa cyane, iyi minisiteri yacu, kubera ko impamvu ya mbere ni uko hatabaho gahunda yo kuvuga ngo abantu bandike abazoshima gucungura ntibandike uyu munsi. Dutanga umwanya usanzuye kabisa kugira ngo abantu bashime Imana. Amen. Reka Imana izabidukomereshe no mu gihe tuzaba turi ibihumbi n'ibihumbi. Amen. Ikindi nshima Imana ni uko yabanye n'abari bagiye muri Arizona. Nje sinababonye umwanya wo kugenda ndetse n'umwanya wo gushima, ariko ku makuru dufite ni uko Imana yabakoresheje imirimo ikomeye kandi itangaje. Imana mu ijuru ishimwe. Ubuzima tubamo bugizwe n'amakuru tuba dufite. Haleluya. Ubuzima tugenderamo buba bugengwa n'ibyo twebwe tuzi. Iyo uzi nabi ubaho mu buzima bubi, iyo uzi neza ubaho mu buzima bwiza. Abantu benshi rero bari muri ibyo bice bibiri, no mu itorero ibyo bice bibiri birimo. Abantu benshi bazi ko bazi neza, bakagendera mu makuru bafite, ariko kandi bakabaho ubuzima budasa n'ubwo bibwira ko barimo. Haleluya.
muco ntutinya inzu unyuramo. Tumaze iminsi twiga ijambo rivuga ngo nunyura mu mazi ntazagutembana, nuca no mu muriro ntuzagutwika. Ikibazo si ukumenya ko wawunyuzemo, icyo si ikibazo cyawe. Uwucamo ariko wowe wiyizi gute? Haleluya. Amakuru ufite wowe arangana n'ubushizi bw'amanga ufite mu gufesinga ibibazo uhura nabyo. Amen. Kubera ko iyi topic pastor yari yayivuze kabisa, yari yayivuze y'ibizumweru bibiri arayimara, na pastor yayikozeho yari yayoboye arayimara yose. So Jesu ndibuvugeho rero, ariko birajana ni hamwe. Je ndavuga ikintu kivuga ngo kuba umwana w'Imana niki. Jewe muri jewe mfite topic y'umwaka wose ivuga ngo kuba umwana niki sonship. Abantu benshi bakunda kuba bafite ibintu zo kubwiriza kandi ni byiza cyane, ni na topic nziza. Pastor numvishije yizi cyane azo bitwigishije kinini kuba intumwa cyangwa kuba abigishwa. Kuba umwana niki. Haleluya. Amen. Ubundi mu buzima busanzwe umwana iyo ari uwawe ntibivuze gusa ngo bigendera kubera ko mufite amaso asa cyangwa umutwe umeze kimwe n'uwawe. Bishobora kukubesha. Ariko iyo bafashe amaraso yawe bagafata n'ay'umwana, baravuga ngo 98%, 100%, uyu mwana n'uwawe. Kubera ko muhuje amaraso, muhuje ADN. Umwana iyo ari uwawe aba afite uburenganzira bwo gufata ku zawe zose. Wari wabuza Jonathan kwinjira mu cyumba cyawe, yoza nijoro akavuga ngo simva muri cyumba ndakirara, ukarara mute kandi ari cyumba cyawe kubera umwana. Haleluya. Ariko reka umupangayi avuga ngo arinjira mu cyumba cyawe, kitaraza parasifiyo. Niyo umwana wa sowanyu yaba azi kuvuga neza kuruta umwana wawe, ntashobora kugusaba ikintu ngo kimwe kubera ko yaforomye amagambo neza, ahubwo umwana wawe ashobora kugitunga urutoki gusa ukakimuha atavuze kubera isano ufitanye n'umwana. Haleluya. Ku mwana. Haleluya. Amen. Luka ibice 15 ku murongo wa 11 hatubwira umugani w'abana babiri n'umubyeyi wabo. Umwana umwe yabaye ikirara, undi aguma mu rugo, aguma ari umwana mwiza, aguma afasha se imirimo yose, akora byiza byose ise ashobora kumushimira. Bukeye umwana w'ikirara, umwana mutoya, aravuga ati jewe nkeneye umugabane wanje, nkeneye ibintu byanje byose, umugabane wanje singikeneye kuba hano. Isara amuha umugabane we wose, ibyo ugomba guha umwana wawe n'umugabane umunani wose arawumuha. Nuko umwana agenda mu kindi gihugu, agezeyo arabisesagura, haza gutera inzara muri icyo gihugu. Hanyuma inzara iteye, ibintu byose yasesagura byose birashira. Bimaze gushira, inzara iramurya, yigira inama yo gushaka akazi. Amaze gushaka akazi, uwamuhaye akazi ko gukora mu ngurube ze, aho gukora mu kiraro, sinzi ko bacita ikiraro, ubwo reka tucita ikiraro cy'ingurube. Uwo mwana yageze aho yifuza guhazwa n'iby'ingurube zasize. Haleluya. Umunsi umwe yigira inama, ariko kwa data ko hari ibyo byinshi, n'abagaragu bakaba baza barya bagasigaza, bakarya bagahaga bagasigaza. Jewe byagenze gute? Nagiye nkubwira ati jewe nagomye kuri wowe ngoma no ku Mana, none umbabarire basi wenda ushira no mu bagaragu bawe. Aragenda
agezeyo ise amukubise amaso umunezero uramwica. Haleluya. Agenda amusanganira aravuga umwana waje urakaza neza. Umwana wamubwira nagomye kuri wowe ngoma no ku mwana wo mw'ijuru none mbabarira. Aravuga ati reka ahamagara abagaragu, ahamagara abantu bose bakoraga muri urwo rugo, aravuga mugende umushakire imyenda myiza, impeta, ibintu byose murangiza mu bage n'ikimasa muze dukore ibirori kubera ko umwana yagarutse mu rugo iwacu. Haleluya. Aravuga ngo wari warapfuye yongeye yazutse umwana mu rugo. Haleluya. Ise aranezerwa arishima. Mukuru we yari yagiye mu mirimo kuko nyine yari asanzwe akora imirimo myiza mu rugo, ubwo we yari yagiye kuragira cyangwa yari yagiye mu yindi mirimo. Agarutse yumva urusaku mu rugo kwa se, yumva ibintu abazuka byagenze gute. Mugana avuga ati ntiwamenya amakuru murumuna wawe yaje. Yaje aragenda abwira se wowe uyu uzi ibyo yakoze none nshobora tubana nzakora gutya kagira gutya kagukorera ibyiza byose. Tiwigeze nk'abafite sekuru bimwe ngo nsangire n'inshuti zanje. Ise biramutangaza aravuga mwana wanjye murumuna wawe yari yarapfuye none arazutse tubone turamuhawe. Ibiri hano mu rugo iwanje byose n'ibyawe. Aha nize isomo rikomeye. Uwakoze ibyiza sicyo cyamuhirwe kuba umwana, n'uwakoze ibibi sicyo cyamukwiye kuba umwana. Haleluya. Isano abana bari bafitanye na se niyo yatumaga baba abana ba se. Si uko umwe yakoze neza kugira ngo yitwe umwana mu rugo, si uko undi yakoze nabi kugira ngo nta mwana mu rugo. Haleluya. Aho ise kubera ko abana yabonye badasobanukiwe isano riri mu maraso yabo. Barasifiwe. Ni iki rero no mu buzima busanzwe bwa Gikristo duhura nacyo. Turavuga ngo kubera ko nakoze nabi ngiye guhunga Imana. Pastor yigeze kuvuga ikintu gikomeye, aravuga ngo iyo yakoze nk'ikosa nibwo yumva ubusabane bwose n'Imana. Kubera ko uri kumva data urukundo rwe ashaka kukwiyegereza ngo ati mwana wanjye n'ubu kuko hari isano rikomeye dufitanye. Barasifiwe. Kuba umwana hari ikintu gikomeye Imana yakoraga. Imana iyo yashakaga ishanga rikomeye cyangwa iyo yashakaga kugera ku kintu yakoreshaga umuntu umwe. Urugero iyo yashatse kugira ishanga rya Isirayeli ikoresha Abrahamu, itoranya Abrahamu kugira ngo yiboneremo ishanga. Ariko mu gihe yashatse isi yose kugira ngo tubone umwana, tube abana mu mwana. Nigeze kurivugaho ubushize bene data bari muri Arizona, ndababwira ngo twabaye abana ariko mu mwana. Yari afite umwana umwe ari we Yesu Kristo, ariko kandi ashaka abana benshi. Mbere y'isezerano risha cyangwa mbere y'uko Kristo azuka, twebwe ntitwari abana. Oya, twari abanyamahanga, twari yongiyo. Ndetse n'Abisirayeli bari abagaragu, bari ubwoko bw'Imana, ariko twahinduwe abana mu gitondo cy'ubuzima. Barasifiwe. Nibwo Kristo mbere y'umusaraba bamwitaga ngo ni umwana w'Imana, umwe w'ikinege. Ariko nyuma y'umusaraba baravuze ngo nifura mu byaremwe byose. Haleluya. Turi abavandimwe ba Kristo Yesu. Hagira usomera ijambo rivuga ngo riri muri Yohana wa mbere 4:7. Yohana wa mbere 4:7. Uhanga some. Yohana wa mbere 4:7. Yohana wa mbere 4:14. Sorry. 4:17. Yego. Some mu izina rya Yesu. Yohana wa mbere 4:17 aravuga ngo gukiranirwa kose ni icyaha. Yohana wa mbere 4:17. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo
tuzatinyuke ku munsi w'amateka kuko ariko natwe turi mu isi. Ariko iri jambo bararyumvishije, kuko ariko natwe turi mu isi. Bwana sifiwe. Uko Kristo ni umwana w'Imana, yaduhinduye kuba abana b'Imana, twahuje amaraso nawe. Twasomye ijambo rivuga ngo nk'uko abana bahuje amaraso, twahuje amaraso na Kristo. Uko niko natwe turi mu isi. Haleluya. Ikintu gitangaje, iyo turi abana hari icyo data dusangiza nacyo, aduha ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Data bisobanura ngo n'uwo umwana atuyemo, umwana bigasobanura ngo n'uwo data atuyemo. Ni ukuvuga ngo mu mwana niho se ari, no muri se niho umwana ari. Bwana sifiwe. Hari ibintu bitatu biranga Imana kandi ni gusoza. Icya mbere ni ubutabera. Ubutabera kwenda metre yozumva cyane. Ubutabera ni uguhabwa icyo ukwiriye. Bwana sifiwe. Ubutabera ni uguhabwa ikintu wowe ukwiriye. Icya imbabazi nicyo cya kabiri, ni uguhabwa icyo udakwiriye. Kasobanurira. Icya gatatu ni ubuntu. Ibyo ni ibiranga Imana. Ni uguhabwa icyo udakwiriye, bakakongereraho n'icyo utatekerezaga ko ubona. Asifiwe Yesu. Amen. Mu butabera bw'Imana haravuga ngo niba ukuyemo ijisho mugenzi wawe, icyo ngicyo nawe nicyo ukwiriye, reka bari gukuremo. Mu butabera ni amategeko. Amategeko yo ni gutya. Urugero rworoshye, ugiye mu muhanda, polisi iragufasha wasipidinze. Haleluya. Irakubwiye wenda ifite n'uko kwereka n'ibimenyetso. Wasipidinze uyu muhanda 25 wageze muri 60. Ikintu ukwiriye ni iki? Ni itike. Bazayikwandikira bakayigura. Ubwo n'ubutaka nicyo kintu ukwiriye. Amen. Imbabazi ni ukukubwira nubwo wasipidinze ariko genda, ariko tuzosubire. Izo nizo mbabazi. Baguhaye icyo udakwiriye. Tiwari ukwiriye kuvuga ngo genda kubera ko wakoze amakosa akwiriye kukwandikira. So baguhaye imbabazi, genda. Izo ni imbabazi. Ubuntu. Ejo bundi nasomye amakuru ku kinyamakuru cy'Abanyarwanda cyitwa ngo ni Nyarwanda. So amakuru bari banditse y'umugore w'Umunyakenya n'umugabo wiwe. Baragiye mu iduka biba kawunga. Bari bashonje. Umufuko w'ifu. Barangije kuwimba barabafata babajana mu rukiko. Babagejeje mu rukiko baraburana, tiwotsinda wivye ifu. Umufuko uraho nawe uraho. Abawushinja ngaba biragaragara ko wivye. Umucamanza arangije aca urubanza aravuga ngo aba bantu ndababariye. Iyo fu muyibare. Hanyuma jewe sifu gusa mubarekera kubera ko bababariye, ndabagurira n'inyama. Ndabagurira n'inyama. Nabisomye ayo makuru narasi ejo bundi. Ndabagurira n'inyama. Nguko. Haleluya. Kristo hari ibintu bitatu zose reka bivuga kuri Kristo biterangiza amakuru amasaha ageze. Hari ibintu bitatu yakoze. Imana ubwayo irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Ntishobora gukora ikintu gitandukanye n'ijambo ryayo. Ubutabera bw'Imana bwagombaga gusohora muri Kristo kugira ngo amategeko amufate. Yahindutse umunyabyaha
umunyabyaha aba umunyabyaha nyuma w'umunyabyaha yambaye ibyaha byacu abari mu isi kugira ngo ubutabera bw'Imana bumufate afatwe ajyanwe mu rukiko. Haleluya. Arangije imbabazi z'Imana nazo zihurira muri we kugira ngo twebwe yari yambaye abanyabyaha yari yambaye n'ibyaha byacu byose kugira ngo imbabazi z'Imana zihuriremo n'izo byaha zitubabarire izo byaha. Hanyuma atubwire gute? Atubwire ngo ndababariye bahaye n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Soma Yohana wa mbere dusoza 5:8 Yohana wa mbere soma aravuga ngo Yohana wa mbere 5:8 aravuga ngo ibihamya ni bitatu umwuka n'amazi n'amaraso kandi ibyo bitatu byose birahuje. Komeza. ubwo twemera ibyo abantu bahamya Imana ubwo twemera ibyo abantu bahamya ibyo Imana ihamya birabiruta. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya ibyo Imana ihamya birabiruta. Abantu ibyo bemeza, abantu ibyo bahamya, abantu ibintu bahamya biratangaje. Umuntu ashobora kuza akakubwira ikintu kubera ko akivuze akurusha imyaka ukabyemera ukabigenderaho, ariko ntibihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Inzu ukabyemera ukabigenderaho, ariko iby'Imana ihamya birabiruta. Yabitangiye n'abahamya batatu: amazi, amaraso n'umwuka wayo. Komeza umva ibyo yahamije. Kuko iby'Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. Gutatu muri we. Nawe utizera Imana, nawe utamwizera aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije umwana wayo. Komeza twumve iby'Imana yahamije. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira. Amen. Haleluya. Reka ndangize. Rangiza nanone. Kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Turabana umwana muri Kristo Yesu, niho twese tubarizwa. Ubwo bugingo bubonerwa muri Kristo Yesu. Wari uzi ko tugira confusion zo guhamagara Kristo nk'atari kumwe natwe? Abo tuzatumubwira ari muri twe, Kristo turi muri twe. Paulo yigeze kwandikira Abagalatiya arababwira ngo ko mwatangije iz'umwuka mukabona gusoza n'iby'umubiri byagenze gute? Paulo agera mu Bagalatiya yarababwirije ababwira ubutumwa bwiza bw'uko Kristo atuye muri bo, atangira kubabwira Kristo muri bo, arababwira arangije aragenda. Hashize igihe haza abantu batangira kubabwira amategeko. Paulo aravuga ati ni bande bantu bageze aho mwatangije iz'umwuka none mugeze mu z'umubiri? Haleluya. Iz'umubiri Paulo yavugaga ni ibi. Iyo yavuga atagaruka ngo jewe ndi umuyuda mu bari ndi umufesa, yari umuhanga mu mategeko, yari yaragize yose yarabinuje. Haleluya. Aravuga ati ibyo ngibyo ntacyo bitumariye, ntabwo byatuzaniye agakiza. Mumenye Kristo utuye muri twebwe, Kristo ugendana nawe, Kristo uhindura muri twe, uhindura ibyo dutekereza. Twebwe icyo tuzi ni iki? Ni ukumenya Kristo uhindura amateka yacu. Haleluya. Si icyo gusa zo guhindura amateka yacu, ni ukumenya Kristo wivanze natwe, akaba umwe natwe. Amaraso yacu ushobora kuyavoma ugasangamo Kristo wacu. Abantu benshi bakwibaza ko ese koko ndasana Kristo ko ni muremure n'igikara, undi akaba ari mugufi, urebera Kristo muri poshete. Haleluya. Abakristo benshi baheze mu gihirahiro. Duhera mu gihirahiro cyo kuvuga gusa ko turashaka ijuru, ni byiza, ariko amakuru ahari ni uko
ko ijuru ririmo Abefeso igice cya 2:6 haravuga ngo twatujwe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, aho ngaho niho turi. Haleluya. Aho urugendo twakabaye turi ni urugendo rwo gusenywa na Kristo, tukongera tukubakwa nawe mu bitekerezo byacu, tugahinduka mu bitekerezo, tukakira mu bitekerezo, tukamenya ko twubakwa na Kristo. Hari icyo twagizwe cyo na Kristo. Haleluya. Uko ariko natwe turi muri iyi si, kuko turi abana b'Imana. Ijambo ry'Imana bane natwe twese. Amen. Reka dusenge Imana. Data, ushinga kuri Imana igira neza. Ijambo ryawe ni ryo gaciro kawe. Ijambo ryawe ririnda kugira ngo risohore. Umwuka wawe ni ukora ku mitima y'abantu. Ijambo ryawe saya amagambo tuba tuvuze gusa, ahubwo ni ubuzima bwa Kristo bugomba gukora ku mitima y'abantu, bigomba guhindura imitekerereze yacu, tukimenya nk'uko turi, tukimenya nk'uko wavuze ko turi. Icyo uvuga kirarusha icyo abantu bavuga, icyo uhamya muri twebwe kirarusha icyo abantu bahamya. Reka tatuhindure byinshi muri twebwe, turushaho kukumenya, turushaho kugusobanukirwa, turushaho kumenya imbaraga nyinshi uko zikorera muri twebwe, turushaho kumenya ko dushobora guhindura situwasiyo iyo ari yo yose iri imbere yacu, kubera ko watugize Mwami, waduhaye ububasha n'ubushobozi bwose, kuko utuye muri twebwe ararusha imbaraga ibiri mu isi yose. Data, shimwa kuri Imana igira neza, shimwa kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen.